reka tunyarukire mu gace ka Nyamirambo. Jire Karangwa, wiriwe neza? Wiriwe neza Vincent. Bimeze gute aho ngaho uhagaze, ni watangira udusobanurira? Wari ubivuze neza mu kanya gatoya, mwana bigunyurijeho mu ncamake z'amakuru yacu ko ikipe ya Rayon Sports imaze gutwara igikombe cya shampiyona y'umwaka wa 2013-2014 nyuma yo gutsinda ikipe ya Mukura ibitego 2-1 nubwo shampiyona yari itararangira. Aha ndi rero ni Nyamirambo, aho abayobozi, abafana, abakinnyi, abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sports bateraniye Nyamirambo kugira ngo bishimire ibihe byiza bagezeho, kugira ngo bishimire iki gikombe batwaye nyuma y'imyaka 3 batacyegukana. Muri rusange niyo ambiance iranga, urabona inyuma yanjye hari abayobozi, hari abafana, hari abakinnyi. Félicitations ndetse na president. Merci. Karani ibyishimo bidasanzwe, ni urugendo tumaze iminsi twirukankaho inyuma, ariko ubu tuvugana tuba twashije kurugeraho. Icyo bagenerwa kandi n'ibyishimo tukabisangirana nabo, ngira ngo nk'uko ubibona hari ambiance, turishimye. Ni ibyishimo byinshi cyane, ndakomeza gushimira Imana, nshimira abayobozi hano turi kumwe, coaching staff, abakinnyi nabashije kubana nabo kugeza ubu ngubu, no mu gukira kwanjye nabo bafitemo uruhare. Intego zimwe twihaye ni kutongera gucika intege, kudasubira inyuma. Ubu ni ugutegura n'iby'umwaka utaha kugira ngo ibi byiza bigumeho. Uwo ni Rwarutabura kuri inyuma afite n'igikombe, ni umufana ninde? uyu niwe nk'uko ubibona Vincent, sinzi Rwarutabura hari icyo bavuga nawe? Ngiye muvandimwe, ndashima abanyarwanda bose, nkashima n'ubuyobozi bw'igihugu, nkashima umusaza. Uwo ni Rwarutabura kuri inyuma afite n'igikombe, ni umufana ninde? uyu niwe nk'uko ubibona Vincent, sinzi Rwarutabura hari icyo bavuga nawe? Ngiye muvandimwe, ndashima abanyarwanda bose, nkashima n'ubuyobozi bw'igihugu, nkashima umusaza, ubundi aba mu byishimo. Uno mwaka ni uwacu.